nuko nguko ubundi ku isi hari ibiyobyabwenge bitatu biteye ubwoba kandi abantu batajya banamenya. Cya mbere burya ni idini. Ibiyobyabwenge bya mbere bitatu. Idini. Uko ugenda ukura uba amaboko y'igihugu. None aya maboko y'abasinzi y'abagenda batembagara bari kunywa ibiyobyabwenge, bari kwitera ishinge, bakubitana za taki, bigize abasambanyi, bavuga ibishegu. U Rwanda rwo mu myaka 20 rwaruruwe kuko twe turasaza, ariko rwa rubyiruko ruzahagarara aho twari duhagaze. Yego cyane. Urumviza impungenge. Nawe rakamkibaza buri munsi, n'uyu munsi urebe amahugurwa menshi urubyiruko mu kazi, uyu munsi urubyiruko abasaza twakuye tugiye dushobora, kandi mbere twarashoboraga. Urubyiruko ruzamuka ruhibane ariyo maboko y'igihugu cyane. None urambwira ko twabonaga iyi minsi ya none impfu za hato na hato, gusenyuka kw'imiryango. Ntabwo numvaga impamvu z'urubyiruko, kandi ukabona ko barabuza abantu ibiyobyabwenge. Twavuze ndavuze idini, mvuga inzoga, none hazaho n'abya by'urumogi n'ibi byo kwitera ziriya nshinge. Noneho hari n'akandi gihe navumbuye iyi miti bajya batera abantu bari kuribwa ibinyase. No, hari indi miti yenda baguha yo binini. Hari igihe bagomba gucunga no muri farumasi, umuntu ntibamuhe umuti nta ordonnance afite. Ibyo mvuga ndabizi, nta gipapuro cyo kwa muganga kimwemerera gufata ibyo binini bya tramadol, biriya bigabanya uburibwe buri aho, akabinywa ku bwinshi kugira ngo afate, ashyiremo ryabuye, yongeremo n'ibyo binini, avuga ngo ni ubushomeri. No, ubushomeri ntibugutera kunywa inzoga, ubushomeri ntibugutera gusambana, ubushomeri bugutera kujya gushaka opportunity zo kubaho. Impamvu babyise icyuma unywaho ugahita urumva ko u Rwanda rufite ikibazo. Bamwe basindiye mu idini bibagiwe inshingano, icyuma abandi bagiye mu cyuma n'amabuye ngo ni icyuma. Njyewe ku ruhande rumwe biriya bintu ugenda ndabishima pe. Dore impamvu ntabwo mvuze ku nganda zafunzwe, ibyo ntabwo ari byo biba bireba hariya cyane, ahubwo ni ukureba ino sosiyete. Geryaga mbyibaza bino bintu. Hari umunsi umwe nari ngiye gutega indege ngiye kujya hanze, noneho mbona amasaha ndi buve aho ntuye, nicara ahantu nashaka kuvuga ariko ndahicara, ariko nta nibanga mpafite. Icyo gihe bari batarahafunga, barahanyweraga, ni hariya kuri Simba ya Kimihurura. Ndahicara nisabira cappuccino, narebye abana barimo banywa inzoga ku Gishushu hari ku Gishushu. Icyo gihe barahanyweraga. Nukuri ntabe nabonye imyaka 30 twebwe abasaza dukuze turi kwikawa. Nta musaza nabonye uhaza, kandi amafaranga ntago bayabuze. Utwana duto bagatwara amacupa, abakobwa bambaye ukuntu, abahungu bambaye ukuntu, bavuga ibyongereza byinshi, bifaransa byinshi, abandi ukabona araterura inzoga 200 wowe utinya guterura kandi wayakoreye. Nabwiye uwo mugabo nabwo ariko subu mu myaka 20 aba nibo bategetse dufite buriya, abazaterura imbunda. Abantu nza kureba nsanga mu nyuma icyo ngiye kuvuga, si inzoga gusa basinda, basinze n'amahoro. Ngo umuntu ari umukoroni mu idini ryo mu Rwanda, ugasanga umuntu imitekerereze nese nk'abantu badashobora kujya muri mitiweli, abanze kwikingiza, abahanze kujyana abana ku ishuri, abakamira amata hasi, abatarya ibyo kurya ngo ibishyimbo n'ibirayi ngo byasambanye kuko ari imvange. Nananze ku cyo babwiye cyako nabyo, kuko twemera ko idini ubundi ni ryiza pe, ariko iyo ugiyemo nabi ugira ubukoroni bwo mu mutwe, kandi igihugu cyarabohowe. Urumva ko leta yamaze kubona ko ikintu giteye ubwoba, amatorero yagabanya, kandi byavanye hakavuye. Wabonye umuntu waciraga umuntu mu biganza? Uranyibukije, hari umugabo nabonye ari gucira umuntu w'umubyeyi mukuru. Burya ahubwo no kutanya kashana kumucira no mu kanwa. Ayiwe data we. Ibintu nabonye n'amaso yanjye.
mu kiganza Mu myaka mu gahanga maze- hano inyuma ibaza ari nk'umubyeyi wanjye mu jewe ntabwo myaka maze byakunze. mba mu Oya. itorero itari munsi ya 41 Yego. ibintu nabonye biteye agahomamunwa. Mbere na mbere reka dushimire leta y'u Rwanda itekereza ku banyarwanda. Ijambo ry'Imana rigaragara mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 13 yaravuze ngo abatware ntibatwarire inkota ubusa. Yego. Kandi nta buyobozi bujya butashyizweho n'Imana. Murabyumva. Ndakumva cyane. Iyo rero bibaye ngombwa hari ibyemezo leta zikunda abaturage zifata akabari nubwo bikubabaje. Byumvikana arashaka ko tureba ko burya leta ireba inyungu rusange z'abantu muri rusange. Kandi noneho ishinzwe n'ubuzima bwacu. Turi kumwe nakurwanirira muri we Ntabwo mvuga amazina ye yose. Nta kibazo. Ni umuntu utuye mu Bufaransa ariko ari ino yatwishyuriye mituweli. Yego. Y'abantu 30 barya ba 5. Yego. Ndetse aranadushyigikiye mu buryo bwo kugira ngo Zoom izagende neza. Imana imuhe umugisha. Cyane ko umunsi w'ejo tugomba gutangira ya masengesho. Noneho azaba ari live bareba. Yego. Ndashimira abo bantu babiri bose batuye mu bariko wese abikora kano kanya. Imana imumpera umugisha ntabwo gusa ndeka nibugire ngo Claudine Imana imuhe umugisha. Claudine ni benshi mu Bufaransa mu Bubiligi ni benshi no mu Rwanda ni benshi no mu Rwanda ni benshi ariko uyu wari mu gihugu cya kuraho ngaho Imana imuhe umugisha turanamushimiye ku mugaragaro. Ubwo uwo Claudine araza kwiyumva. Imana reka mubwire ijambo ngiye kuvuga rikomeye. Riravuga ngo Imana imuhe icyo umutima wawe wifuza. Amen. Uko birivuga Zaburi 20:4 Imana yibuka ibitambo byawe n'amaturo yawe. Yego. Ngo maze guha icyo umutima wawe wifuza. Ngo kandi soza inama zawe zose. Yego. Abantu babitegure guhera ejo izaba ari izumu ya buri munsi iminsi 7. Yego. Hanyuma ubutaha tuzabwira uko izagikorwa. Ubwo uraza kumfasha tubahe link ko bagomba kwinjira mu kubikora. No kuri Imana ibaho umugisha n'undi mubyeyi nawe duhuriye ku mushumba umwe nawe uri i Kigali. Imana imuhe umugisha n'abandi bose. Dusabira umugisha n'umuntu wo muri Amerika avuze ko hari uko azakora kugira ngo sonorizasiyo igende itungana. Habo bose hamwe n'abandi bose pe n'ukuri sinzi uko navuga. Imana ibambera umugisha. Ubumwe bw'abera intego yacu nta yindi. Hinduka uhindure n'abandi. Yego. Baho ubesheho n'abandi. Kandi tubeho mu buryo butafite ibinyoma biri inyuma. Ubumwe bw'abera twe ntiturobanura b'Umurundi, Umugande, Umunyarwanda, mu Tanzania, aho uba hose. Icy'ingenzi ni uko wumva ko wagize guhinduka muri wowe. So Imana iguhumugisha mu izina rya Yesu. Urakoze cyane mushumba. Tukiri muri ibyo ngibyo gushimira, turashimira igihugu cyacu. Hari n'ubu ngubu kuba turi gukora, kuba turi kuvuga, kuba dufite amahoro turabikesha ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu, umutekano, internet yihuta, nabyo ni iterambere ririmo ibintu byinshi. Urubyiruko nyine rufite internet, rufite amahoro. Nyine iyo upanze umushinga wawe ukawukora neza ibintu bigenda neza. Ariko nanone tukiri muri uko gushima hari ibintu biba byugarije urubyiruko cyangwa se abantu wabibabuza bakitotomba cyangwa se bakivovota kuko ari byo bamenyereye. Kuko urabizi iyo umuntu abaye mu mwijima igihe kinini cyangwa umwanya munini ageraho akareba akabifata nk'ibisanzwe kandi si ibisanzwe. Hoye uri ahantu hatari heza. Ubwo nagira ngo ngire icyo nkubaza. Uri umushumba mukuru. Uretse no kuba uri umushumba ufite inshingano nyinshi, uri umubyeyi mu rundi ruhande. Wangira inama nk'umwana wawe, wangira inama mu by'umwuka nk'umushumba. Ariko nanone mushumba
muri iki gihe aho ngenda ntembera nyuma y'uko leta ifashe gahunda yo guca bimwe mu bintu byangiza urubyiruko, byangiza abantu, bibangiriza umubiri, bibangiriza ubwonko, bibatesha agaciro, ugasanga umuntu yisanze ahantu atarazi. Aho nibyo ndi kuvuga mu guca inzoga zitujuje ubuziranenge. Ndumva twabivugaho. Ahantu henshi nagiye numva hari urubyiruko rwitotomba avuga ibintu byacu, umuntu yavuye gukora hari ukuntu yigenzaga. So reka twe guhengamira yuko wenda ku bantu bakijijwe bamenye umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, bamwe mu bashumba baraceceka bakumva ko ibibareba n'ibyo. Nyamara Yesu aravuze ati nzata intama 99 njye gushaka indi imwe yazimiye. Ubwo muri urwo rubyiruko rutabyumva, rutabinezerewe, hari n'amagambo y'umuvugizi wa polisi nagiye numva. Urubyiruko kuko ibintu byari bimaze gukabya, bifite intera ndende, kuko urubyiruko rushaka kubaho nk'ibyo rubona ku masikirini, mu byamamare byo hanze, ibiyobyabwenge, akumva buri kintu akoze cyose ni uburenganzira bye. Nta mubyeyi ukivuga. Amalive yo kuri TikTok ujya wumva ibitutsi byaberagaho, wenda umuntu ahanyuze agenda. Icyubahiro mu rubyiruko, inyifato nk'umushumba, aba bantu wababonye ute? Kuko hari ibintu byinshi bigenda bijyana urubyiruko mu kuyoba. Sinzi niba urangije ikibazo cyawe neza. Mbere na mbere nagusabaga inama, wowe ubibona ndaje mbivugeho rwose humura. Mbere na mbere reka dushimire leta y'u Rwanda itekereza ku banyarwanda. Ijambo ry'Imana rigaragara mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 13 yaravuze ngo abatware ntibatwarire inkota ubusa. Yego. Kandi nta buyobozi bujya butashyizweho n'Imana. Murabyumva? Ndakumva cyane. Iyo rero bibaye ngombwa, hari ibyemezo leta zikunda abaturage zifata, kabone nubwo bikubabaje. Byumvikana, arashaka ko tureba ko burya leta ireba inyungu rusange z'abantu muri rusange, kandi noneho ishinzwe n'ubuzima bwacu. Ariyo mpamvu dushyiriraho amavuriro, gashyiraho ibya mituweli, gashyiraho ibintu byose. So no kugira ngo bareberere wa munyarwanda. Bo twavuye kuri 39 iyi myaka niyo twaramaga buriya imbere ya jenoside, icyizere cy'ubuzima, icyo kuba umunsi 39. So rero leta irebera izo domene zose, nk'uko yagezaho igafunga insengero zitujuje ibisabwa. Yego. Murabyumva? Ndakumva cyane. Kandi igihe buriya ngiye kuvuga akantu ashobora kundeba ukuntu, ariko ukuri ni uku nguku. Ubundi ku isi hari ibiyobyabwenge bitatu biteye ubwoba kandi abantu batajya banamenya. Cya mbere burya ni idini. Ibiyobyabwenge bya mbere bitatu. Idini. Iyo urigiyemo nabi, ukaryinjiramo nabi, ugahura n'abayobozi batazi ibintu bakora, kuko burya idini rishingiye kuri colonialism, ku bukoroni. Yes. Nibwo usanga umuntu ari umukoroni mu idini ryo mu Rwanda, ugasanga umuntu imitekerereze nese nk'abantu badashobora kujya muri mituweli, abanze kwikingiza, abanze kujyana abana ku ishuri, abakamira amata hasi, abatarya ibyo kurya ngo ibishyimbo n'ibirayi ngo byasambanye, kuko ari imvange. Yego. Nananze kuko icyo babwiye cyacu nabyo, kuko twemera ko idini ubundi ni ryiza pe. Ariko iyo ugiyemo nabi, yego, ugira ubukoroni bwo mu mutwe kandi igihugu cyarabohowe. Ugira ubukoroni mu mitekerereze, kuko wa wundi ukuzana wafite icyo gushakaho. Yego. Agukuraho ibyo ufite nk'uko abazungu batugenzaga, ugasigara uraho ngaho. Komeza kugira ngo mu idini rero ridafite ibyangombwa byujuje, undi agenda akarishinga. Wakwibaza impamvu umwe yabyuha agashinga idini, ubikanye ku kazi, wakennye, warwaye, agashinga idini. Mu mezi 3 akabaguza imodoka, kandi avuye no mu rindi. Akabaguza iki? Imodoka. Ayiguze muri ayo mafaranga.
so ni ukuvuga ngo idini ritateguye neza ibikwiriye riheza abakristo mu bukoroni, kudatera imbere no kumva banyuzwe n'ibyo babayemo ku muntu akaranyuzwe. Ntabwo urabona cyo nabonye ahangaha acanye ikiradiyo abantu bamuri inyuma, kubw'amahirwe mbona baramuhagaritse kigenda kivuga afite radiyo imigenda iririmba polisi ikuramo ibyo bintu byabo, inyuma hari abantu bamuri inyuma ngo barimo bararamya mu muhanda. Mbega ukabona ko iby'idini ubundi iyo urigiyemo neza ni ukuri bigira inyungu, ariko si idini uba ukurikiye, uba ugiye kumva Imana. Iyo umenyerera Imana bitandukanye no kumva idini, kuko Imana yo ntiboha abantu, irababohora. Imana irakubwira ngo nubyuka sohoka ujye gukora nzaguha umugisha. Idini riti muze dusenga y'itatu byose ku musaraba biranagana. Imana iti musohoke mugire gute? Mukore mugwiza imbaraga. Abandi batahubwo reka bwo mwikingirane. Oya, Imana iti nzaguha umugisha ku maboko, ku birenge no mu maso, ibyo uzakora nibyo nzaguheraho umugisha. Idini riti ngwino gumahangaha, nk'ubu tugiye gusobanura nk'icya 10. Hari abarara badushakiye ngo nibadukubita, ukuri kwabyo barakuzi. Ariko jya utinya abantu bakwigisha ibintu bafite ukuri kwabyo nyirizina, bakakuguhisha, bakagupfundikira kubw'inyungu bari kurengera. Mbere na mbere urumva ko leta yamaze kubona ko ikintu giteye ubwoba, amatorero yagabanya. Yego, kandi byavanye hakavuyo. Wabonye umuntu waciraga umuntu mu biganza? Uranyibukije, hari umugabo nabonye ari gucira umuntu w'umubyeyi mukuru. Burya ahubwo no kutanya kasha no kumucira no mu kanwa. Ayiwe data we. Ibintu nabonye n'amaso yanjye. Mu kiganza, mu gahanga, hano inyuma. Ibaza ari nk'umubyeyi wanjye. Mu myaka maze mba mu itorero itari munsi ya 41. Yego. Ibintu nabonye biteye agahomamunwa. Ni ukuvuga ngo uguma mu bukoroni bw'abazanye idini, ubukoroni bwo wita ngo ni dadi. Nabonye cyayivuga no barandaka pe nta dadi tugira iwacu bure no nabitwa bamami. Ukava muri ibyo bintu ugasanga umuntu ibifitiye inyungu rusange, nkuko tubonye utwishyuriye mitiweli, wowe ugomba kuyamuha, biba muri nge. Urabona umushumba uzasarura meke, none ukabona umuntu n'imbata. Reba ingo ziri gusenyuka kubera amadini. Ngo nutaza nafite akababaro, abantu barakundanye ariko banze kubana ngo kubera amadini. Hari ni naho nagiye numva ibaze kwanga kubana kubera iki? Amadini. Ngo mwese muri abanyarwanda, ngo uyu ngo ava muri iri, ngo uri ava muri iri. Ntago oya bakundanye imyaka bati nutansanga sindibuze. Mbaza umusore ntese ubyumva gute? Ati rero ntago nabishobora ariko ndamukunda. Yego, ticane baganiriza, mwahisemo hamwe, mwamara gusezerana murakomeza inzira. Ese undi murapfa iki ubundi? Nta dini rizajya mu ijuru ayamutera nk'iyo. Kabiri, buri dini ryose rifite umugeni wa Kristo rwose. Rero ubumvuga bukorone babwumvise? Nabwumvise. Bagukuye ku nzoga, bagukuye ku itabi, bagukuye ku bindi, bagukuye kuri dread, bagukuye ku maherena wa mugani, ariko bagukize mu bundi buroko utazikuramo. Niyo mpamvu kuba uyu munsi basaba ko abantu bagombye ko baraciye mu ishuri bakiga icyitwa Bibiliya no kuyobora. Yego, je ntekereza ko bazageraho bakakiramo n'icyo twita administration de l'église, ko abantu bakubikurikirana. Ibyo leta irabibona. Aho ryewe nubwo kujya guterana bisaba urugendo rurerure, ariko ntacyo bintwaye mu gihe leta iri mireberera umuturage wayo. Yego, turi kujyana. Rero tugeze kuri iyi ngingo. By'ukuri ikiyobyabwenge cya kabiri ni izi nzoga bita ngo ni tujuje ubuziranenge. Ni ibyuma barabivuga, kuko hari na kampanye ivuga ati icyuma si icyanjye, icyuma. Yego, baryita icyuma, se cyo cyita icyuma. Ubundi mu buzima busanzwe icyuma kirakeba, nta kandi kamaro k'icyuma. Kirakeba, kirabaga, nyine gikora ibintu byananiranye. Impamvu babyise icyuma, unywaho ugahita urumva ko u Rwanda rufite ikibazo. Bamwe basindiye mu idini bibagiwe inshingano, icyuma, abandi bagiye mu cyuma n'amabuye, ngo ni amabuye, ngo ni icyuma. Jewe ku ruhande rumwe biriya bintu ugenda ndabishima pe,
dore impamvu ntabwo mvuze ku nganda zafunzwe, ibyo ntabwo ari byo biba bireba hariya cyane, ahubwo ni ukureba ino sosiyete. Geryaga mbyibaza y'urubyiruko, geryaga mbyibaza bino bintu. Hari umunsi umwe nari ngiye gutega indege ngiye kujya hanze, noneho mbona amasaha ndi buve aho ntuye, nicara ahantu ntashaka kuvuga ariko ndahicara, ariko nta nibanga mpafite. Icyo gihe bari batarahafunga, barahanyweraga, ni hariya kuri Simba ya Kimihurura. Ndahicara nisabira cappuccino, narebye abana barimo banywa inzoga ku Gishushu hari ku Gishushu. yego, icyo gihe barahanyweraga. Ni ukuri ntawe nabonye imyaka 30 twebwe abasaza dukuze turi kwikawa, nta musaza nabonye uhaza, kandi amafaranga ntago bayabuze. Utwana duto bagatwara amacupa, abakobwa bambaye ukuntu, abahungu bambaye ukuntu, bavuga ibyongereza byinshi, ibifaransa byinshi, abandi ukabona araterura inzoga 200,000 wowe utinya guterura kandi wayakoreye. yego, nabwiye uwo mugabo nabwo ariko subu mu myaka 20 aba nibo bategetse dufite buriya abazaterura imbunda. Abantu nza kureba nsanga mu nyuma icyo ngiye kuvuga, si inzoga gusa basinda, basinze n'amahoro, basinze n'amahoro n'umutekano. Ntawe kwambura telefone, ntawe. Leta yatwubakiye umutekano uhagije n'amahoro, bityo abantu bibagiza inshingano z'uko dufite ibintu byakabayeho. Ubundi hari umutekano muke, bino ntiwabibona. So rero abantu bishora muri ibyo bintu. yego, nahoze numva ikiganiro cy'inzoga, umutima urandyageyo, ukuntu yataka umutima, ukuntu yataka iki, ariko ubona urubyiruko, umwijima, ibiki byose, none ukabona urubyiruko ruriyahuza amabuye, kugira ubwo umwana w'imyaka nka 18 haravuga bakandikaho ngo ntiyemerewe, ugasanga niwe uyifite. Icyo gihe iyo inzoga zimaze kuba nyinshi n'uwo mutekano, abantu bishora mu busambanyi. Nibyo tugenda tubona buri munsi. Ikindi cya kabiri, umuntu akaza yidroze akajya kuri TikTok, yego, live, akavuga ibintu atavuga, nta kintu yashyizemo. I'm telling you, ntago wavuga ibintu bya about sex no kuvuga yuko urinda ukunda abagabo, no kuvuga bakurongoye ko bahagaze no ko bateye mu mutwe, nta kintu kirimo. N'ibitutsi utatinyuka kuvuga. Urya muntu w'umukobwa azi neza ko bitazahoraho, ejo azabengukwa, ejo azakunda, azataha mu rugo, uranyumva neza. Hari n'amafamiye Mushumba, amafamiye y'abantu bakuru, umugore n'umugabo, wareba ibintu bakora ku karubanda, bashyizemo ukibaza kandi abantu batoya. Reka nze nkwereke famiye imwe, ntabwo ntuyivuge, ariko ngenda kwereka gusa, ubundi uvuga uti ahangaha tujya ni hehe. Ibintu tubona kuri izi mbuga nkoranyambaga nyine, akira reba, agenda scrolling umanuka, izo ni content bagiye bakora, ni umugore n'umugabo n'akana, ubwo ababazi ni benshi. Urwo ni urugero rumwe nari mfashe, uri kubibona, batoya rwose, baracyari batoya, ugashyira n'umwana ari nyoko bukwe, ari barumuna bawe, wenyine wakwishimira ko barebe. Yego Mushumba. So niba wibuka, hari icyapa nabonaga muri 82, icyapa nari marise, no kuvuze ngo nimba wibuka, cyabaga muri stade ya Huye. Yego, handitse ngo urubyiruko ni amaboko y'u Rwanda rw'ahazaza. Yego, noneho ngiye nkibaza ngo ndamaboko y'u Rwanda gute? Ntago wabyumvaga. Ariko tugeze mu kazi ko kubohora igihugu, mbona ndamaboko y'u Rwanda n'ibikorwa no kwinjiza imisoro no gukora, ntabwo ngena bashaka kubyumva. Yego, iyo siroga n'uyu munsi ntabwo iragira gute, ntabwo iravaho. Urubyiruko ni amaboko y'igihugu cyane. Urumva already uko ugenda ukura uba amaboko y'igihugu. None aya maboko y'abasinzi, y'abagenda batembagara, bari kunywa ibiyobyabwenge, bari kwitera ishinge, bakubitana za taki, bigize abasambanyi, bavuga ibishegu, u Rwanda rwo mu myaka 20 rwaruruwe. Kuko twe turasaza, ariko rwa rubyiruko ruzahagarara aho twari duhagaze. Yego cyane,
urumva izo mpungenge nahoraga mbyibaza buri munsi. N'uyu munsi urebe amahugurwa menshi urubyiruko mu kazi, uyu munsi urubyiruko abasaza twakugira tugiye dushobora, kandi mbere twarashoboraga, urubyiruko ruzamuka ruhibane ariyo maboko y'igihugu cyane. None urambwira ko twabonaga iyi minsi ya none impfu za hato na hato, gusenyuka kw'imiryango. Ntabwo numvaga impamvu z'urubyiruko, kandi ukabona ko barabuza abantu ibiyobyabwenge. Twavuze ndavuze idini, mvuga inzoga, noneho hazaho n'abiba by'urumogi n'ibi byo kwitera ziriya nshinge. Noneho hari n'akandi gihe navumbuye iyi miti bajya batera abantu bari kuribwa ibinyase. No, hari indi miti yenda baguha yo binini. Hari igihe bagomba no gucunga no muri farumasi umuntu ntibamuhe umuti nta ordonnance afite. Ibyo mvuga ndabizi, nta gipapuro cyo kwa muganga kimwemerera gufata ibyo binini bya tramadol, biriya bigabanya uburibwe buri aho, akabinywa ku bwinshi kugira ngo afate ashyiremo ryabuye, yongeremo n'ibyo binini, avuge ngo ni ubushomeri. No, ubushomeri ntibugutera kunywa inzoga, ubushomeri ntibugutera gusambana, ubushomeri bugutera kujya gushaka opportunity zo kubaho. Hari umushuti wanjye twakoranye, bamwitaga izina si ngombwa, ntabwo ari ngombwa, twarakoranye, twariganye, turakurana, turaturana, ariko yaje kugera igihe nyine akoresha ibiyobyabwenge mu rwego agezemo, bitewe abantu bitwaza ngo ubuzima bwamunaniye. Mu by'ukuri ubuzima bwamunaniye se gute? Twese twari tukiri abashomeri, ariko wakumva hari ibyo ararikiye birenze ibyo abasha kubona muri ako kanya. Abantu bose ntabwo bazakirira rimwe. Turaza kubivugaho. Yifuza gukira cyane adaciye mu nzira yo gukora. Urumva njyewe nyine narabibonaga, turacyahasaringa, turacyakihangana n'ubu, kandi tuba dufite intambwe tugenda dutera. Aho narindi siho ndi, ariko si naho nifuza guhora mpagaze, ngenda ni improvinga day by day. We rero ntabashe kwiyakira, yisanga yanyoye ibyuma, yisanga noneho uvuza ibinini, mpita nibuka ko utwo tunini najyaga ntumubonana, ariko byarangiye nabi, yarapfuye muri covid. Apfa ntabasha kwideparasa ngo njye kumureba, mbimenya nyuma kubera nta connection nari mfite ahantu narindi, mbimenya baramushyinguye, umwana yarapfuye ku myaka 25. Yefite umuntu wajyaga unca inzara muri salo. You get yego, ni waruvuze uti ibyo kuri TikTok ntabwo wajyamo nta kintu. Kandi naba benshi njye nurigeze kubona umwe ati yewe nta n'umugabo nshaka, gusa nshaka ko ugitaga boyfriend wanjye twigendanire, gusa ibindi byivore nikorera ibyanjye ndindwe. So urumva ndimo nshaka gusobanura mu buryo bufatika. Leta rero gufata umwanzuro nk'uwo igakuraho inzoga zitujuje ubuzira nenge zica abantu, ibaza abantu bapfuye, ibaza bahomye, ko tavuga ingo zasenyutse kubera amabuye. Yego, nacyo ngiye kuva nanabaho ntimundenganye. Nibaza ukuntu rikeri guri 1,500 ni ikibazo, ukibaza ibyo bintu. Noneho twe dutuye mu byaro, abantu barasinda, hari ingo zimaze gusenyuka, zimaze gusinda, zimaze kujya ku ruhande, ku buryo iyo ubireba umukobwa muzima agahagarara kuri TikTok akambara ubusa, akerekana imyanya y'ibanga, akavuga ateye. Umva ntabwo biriya bintu wabivuga udafite ikibuye cyangwa icyuma muri wowe. Rero nka leta umubyeyi, nka leta irebera abaturage, yagomba gukemura icyo kintu. Ubwo ikemuye icy'inzoga n'ubusinzi, buriya nuko duzi ikintu njye nabonye muri iyi minsi, bajya gusanga abantu mu nzira basinze, amaso yaturumutse muri iri joro, nta bantu uri kuhasanga. Bati tubari turahombye, inganda zirahombye. Guhomba umuntu nicyo gihombo gikomeye kurusha ibindi byose. Umuntu niwe imbaraga z'igihugu. Byo kwitanga imisoro ya leta, imisoro abantu bapfa, hazasigara abanditse.
ko hari usigaye ubona ari umukecuru, ari umusaza, ari umusore, hari ukiri muto, bose ukabona basinze, abandi barashaje, ukabona umuntu w'imyaka 30 wagira afite imyaka 80. So ngiye ngarukiye aho ngaho nka pasiteri witegereza kandi ureba. Yego. Ubwo bagiye no kugera ku bantu bavuga ibishego biteye ubwoba, kuko uyu munsi mu bihugu bishobora gufite internet nziza yihuta. Yego. Ariko dufite abana bakeneye kwiga. Yego. Akeneye internet kugira agire gute ayimufasha mu masomo, scrolling ajye kumva birya bintu. Ikintu bita live hosting, live rero cyo barahari, barazwi, babikora kandi bavuga ibintu bitandukanye bitari byiza umuntu atakumva mu Rwanda ngo musu kuntu biryoha kurya mu nota wa nyuma, ukuntu baye nk'umusazi barabivuga ati nahuye n'umugabo umeze ukuntu uko atundi birana biriya bintu. Ubwo bagabanije akavuyo ko mu madini, bakaba baciye n'akavuyo ko mu nzoga, ntibagarukire hafi icyama, bakaba bagiye guca n'akavuyo k'ibigambo bipfuye kuri TikTok, baninjira no mu nganda z'ibyo kurya. Niho bazamenya neza ko abanyarwanda bakwiye gutabara. Hari mu mwiza gukora inzoga, urabona kino gisabune hari ikintu bashyira muri Force Boutique kugira ngo ishwanyagurike, yagishyiraga mu bintu by'inzoga kugira ngo ishye cyane. Ibaza ikintu ijya muri toilette igashwanyuza imyanda n'ubutaka, ugashyiramo. Ikindi, aya mandazi bari kuduha mu nzira n'ibintu bitabaho, n'ibindi bitabaho, izi nganda bazikurikirane. Erega ikikubwira leta nziza niyita ku muturage, apana kwita ku nyungu z'umwe ngo mu nkunda amahoro ngo babujije. Nyine igihe hari umwanda nibihagarare. Yego. So rero ikintu ushaka kubwira aba mugabo we, buri ikintu leta yarebaga, ubundi iyo ushaka kumenya neza ko umuntu azakubera muzima cyatazakubera muzima, sinzi aho niba tunyuzwe tubyumvise kimwe. Yego, urakoze cyane, uvuze usoreje neza ku rubyiruko n'ibyo kurya no kuri TikTok, ariko noneho ntabwo tuvuze neza ku myitwarire y'urubyiruko. Bashaka kubaho, bashaka kugaragara, bashaka kwigenga, kwambara ubusa, kuvuga ibyo bashaka, kwitwara uko bashaka. Ejo hazaza h'uru rubyiruko ubundi nicyo ndakuvuga, ubundi hazaza bahateguye. Ubundi umubyeyi ari leta n'abantu bategura hazaza. Ubundi hari ibintu nka 5. Yego tuguhaye karibu ku muntu wibwira. Ubundi mu buryo buzima bufatika ku muntu uzi ubwenge, tuvuga ngo umugabo cyangwa umugore wese wibona umugabo wakora ibyo bintu, cyangwa umugore wakora ibyo bintu, twavuze ku kintu cya mbere, Manaiza ni umugabo ushaka kuryamana n'abagore benshi. N'uwo twabonye man person, n'umukobwa cyangwa umugore ukeneye kumva abagabo bose batandukanye. Uwo muntu nta mubyeyi umurimo, nta n'umugabo umurimo. Niba ufite n'uwo mwana, heba rero ntabwo igihugu kizima gikunze igihugu gitekerereza abanyagihugu baguha uwo mwanya wo kujya muri ibyo bintu. Ikindi twavuga ko twasobanuye neza ko ubuzima bw'umuntu ntabwo ari amahirwe, ni ugukora. Noneho tuvuge kera bajyaga batora amafaranga mu nzira, uyu munsi bagatora yatorwaga na bangahe se? Bwo nyine n'urugero katwe ko uzagenda mu nzira ukayatora, agenda muri telefone, agenda kuri konti, urayakure. Umukristo usenga n'udasenga ntabwo tubeshwaho na betting na gambling, urusimbi. Tubeshwaho n'ihishurirwa rijyanye n'icyo ushoboye. Yego, ndabyumva cyane. Impamvu nabihuje n'idini ndashaka kubyumve neza. Barakubwira ngo byose biri ku musaraba biranagana, kandi umusaraba hariho Yesu wambaye akabindo. Pasiteri arimo arakora, umugore arimo arakora, abandi barashakisha, baratwara abana muri Amerika kwiga, muri Canada. Bo kuki batazanwa nabo turyame harya ukarago budukereho n'abana babo? Agomba kuza aje kuyasoza. Yarari he? Muri businesses. Ngo tanga ibyo ufite, Imana iguhe ibyo ushaka. N'utwo wari ufite batunyarukane.
ndekura icyo mfite Imana imbe icyo ushaka, ndakirekurira Imana se yaje gishyize muri kofi y'umushumba, ejo agure vewiti umwana wanjye yasibye ishuri. Ni ikiyobyabwenge kigukuramo na duke ufite ntubimenye. yego Abanyedini bari burakara ariko barangira bateze imyaka musema kweri. hari ibintu ugomba kubwiza abantu kuri ukora ibintu muri gahunda. Bimurankurikira wowe uranyumvisha ko ayo ufite nuyatanga ariko Imana iguha usigaranye. Icyesi ndazizigewe. Hari bavuze ngo Imana yavuze ngo vidura konti Imana ishyire handi, maze si ukuyatanga koko miliyoni hafi 50, ariko ngira ngo umunsi no kubona imodoka biramugoye. Namwe ni ibintu urimo ntabwo ari byo. Ibintu urimo ntabwo ari byo, byo ntibibaho. Ndamubaza ngo wayagezeho yo watoye mu nzira ngo narayakoreye, none ni gute ikintu wakoreye imyaka 10 ukijugunya mu minsi 5? Barambwira ngo ndi umunyamubiri. Ndavuga nta kintu. Ntacyo ndi umunyamubiri. Nta kibazo. Ariko uyu munsi ngira ngo iyo twicaye turabisobanukirwa. So urumva iyo utangiye kwibwira ko uzagira amahirwe, bene wanyu bahari bahakubereye, wirirwa muri ibi bintu byawe birarangiye. Nta gihugu kigufite, nta n'abantu bagufite. Gusura urubyiruko. Ndashaka kuvuga ijambo rindi kunywa bakarenza urugero. Singira mu Rwanda bagira ngo tunywerese cyangwa se tunywe mu rugero. Mu kirokore nta na resi baho, nta n'urugero, nta n'uwemere kuyikora. Yego. Ari ugasanga nawe nubwo atayinywa, nubwo atayemerewe, ariko afite ibiyobyabwenge byinshi mu mutwe we. Birashoboka ko umuntu utanga inzoga aba afite ibindi bintu. Yesu umwami wawe, ndivugire bacu dusengana, ariko mu bukristo usanga nk'ubu akaba afite ikibazo mu rugo ngo kagiye kwirukana dayimoni ku musozi. Ukibaza se ko ibibazo bifite mu rugo, dayimoni ku musozi ugiye kuhashaka iki? Yego. Niha bya bindi tuvuga buri munsi mbigarukemo. Amafaranga ntasengerwa. Uri umunyamubiri kandi amafaranga arakorerwa. Uri umunyamubiri kabisa, nazagira mbe magufase uba umunyamwuga. Reka Bibiliya iravuga ngo udakora ntakarye, kandi nzaha imirimo umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Abango mwihanize bakazitereyemo, niko yavuze. Abo bantu Imana ibita bakagije gute? Bakazitereyemo. None se ugira ngo umuntu yagiye kuburara bamwohereza atabanje gusaba? Hari famiye nzi ahantu runaka yagiranye amakimbiranye bivuye kuri dadi umwe. Ubwo urumva dadi, hari abadadi babiri mu rugo. Umudamu yahoraga avuga dadi yazangiye, dadi yarahamagaye, dadi azaza. Ni ukuvuga ngo mu rugo hari harimo abadadi babiri. Ni ukuvuga ngo hari amasahane atarakoreshwaga, yagombaga kwakirizwa dadi w'itorero. Dadi yaje mu rugo rwaje. Yego, dadi ngo yaje ngo azaza. Nyine umugabo akareba akabona umugore yashyashyanye bidasanzwe, yateguye yashyashyanye ibintu byose, ngo dadi azaza mu rugo. Ase dadi. Urumva nyine ikibazo kikaba yuko hari icyubahiro gihabwa uwo mudadi aza gutanga amategeko yo mu rugo. Telefone yahamagara ngo ni dadi wakwitorera ngo turagiye. Ikibazo kitangira gutyo. Ubundi washimye wagushyize mu mago akakugira umubyeyi, ibindi ukabyihorera. Washimye wagushyize mu mago akakugira ukitwa mama kanaka, ibindi buzana n'ibiki. N'ubu biracyahari aho abakozi bamwe na bamwe b'Imana bahabwa icyubahiro kurusha umugore cyangwa umugabo mu rugo rwe. Urwo rugo rwubatse gute ubwo? Kuri dadi na mami. Ejo bundi ni mu mubiri. Abana bazakurikira nde? Kuba dada ari babiri. Abantu wagira ngo impamvu abantu batadukurikira mu idini turimo nuko babona imyitwarire, babona akanwa kacu gatandukanye n'ibikorwa. Yego. Ikindi kintu ku muntu, ikindi nubona umwana wawe cyangwa umugabo aryama birengeje urugero. Hari ukuryama,
hari no kuryama birengeje kuryamira umuntu akaryama 24 hours aryamye 7 days akabyuka ariko bamuhamagaye kuri chat ajya kunywa ajya gukora bya bindi akanagaruka yenda ashobora kuba atananywa ariko aryamye ukibaza ngo ejo he ni he. sinakubwiye ko hari umuntu duturanye inzu zacu zirarebana yirirwa mu nzu aryamye amaherezo akaba yanakuvugisha reka da ubwo navuga ati ntacyo leta tumare gute kuyashyize imirimo ku isoko ugomba gukora. Abana ni abantu ubona ko bakomoka muri bya bifuti leta yagikuraho ko ubona ko imitekerereze yabo akaryama akibagiza gukora. Yaravuze ngo sanga ikimonyo wa munyantege urebe ukuntu gihunika byo kurya mu zuba iby'ikizarya mu mvura. Ibaza aho biri kuvuga ngo sanga ikimonyo ukigireho wamunebwewe. Jewe nzi undi muntu umwe barya abana badashaka kwiga guteka no kugira gute yaragiye ashaka umugabo wikundira ubugari. Burya abantu bakunda ubugari mu buzima bwabo. Yego. Burya niwe bamuha n'imboga akarisha ubugari. Yego. Ati ntekera ubugari. N'abantu nzi agiye ajya kwiga uko bateka ubugari kuri ntuze kuri YouTube yananira. Amagarama niko mama asaba ngo ubugari bate. Yanze kwiga yanze uko bateka erega no gutereka inzara ntibyakubuza guteka. Yego. Yanze guteka yumva kazabona abakozi ariko burya niba arakantu karyoha n'abantu batwumve keretse bari za Burayi na Canada na Amerika babandi batagira abakozi. Ariko natwe mu Rwanda ntabwo umugabo yifuza ko umugore ahora mu gikoni kubera akazi. Ariko two kurya twateguwe n'umudamu wawe mwabonye akaruhuko dufite ikintu dusobanuye biranakunezeza. Sabande no kujya gusohoka cyera bakakubita bakavuga ibintu byo bakari aho ngo nukuri bwaramunani mugabo ikintu akora icyo yakoze niki kuko bari muri bakibana akabakirana kana ko mujisho yambwa atereka nzimbe gukora nazo arabimwigisha arabikora cyakora yari umugabo ubona ko yakuze yireze ariko batuno mudamu nzanye sindi bamusubize reka nyende mutoze iyo ahura n'umugabo utazi kwihangana cyari kuba bibaye bibazo ngo mama ngombwira ukuntu basonga ubugari ntago wakwigira guteka ubugari kuri telefone never no kuri YouTube ntabwo byakunda tutorial. Ariko ubundi abantu benshi bazamenya guteka ibiri kuri YouTube byose nta kuri guhari cyangwa kuri TikTok. Umwatikawa ni nziza bajya bamenya ibintu bakwiye gushaka. Biraravuze ngo mujye mushakishwa bamenye ukuri ariko mugundira ikiza gihari. Uyu muntu ryamutiga ukagira imyaka 20 utazi kwitekera no kwibeshaho uzahora ubaguhetse bazahora baguteruye. Nicyo rero leta yarwanya. Ikindi kiba kiriho ni ugushaka gukira vuba. Yego. Arakira vuba atakoze. Runaka afite iPhone nanjye ngombe nyibone. Afite urukweto rumeze gutya ngombe ndugure. Ntabwo bizi nta makuru ufite. Nta makuru ufite. Ibyo rero byatuma ngomba kugira bagaca n'ubwatima rero kubera gukira cyane bagaca mu nzira mbi. Arizo nzira z'ubusinzi z'ubusambanyi z'ubutinganyi gambling and betting urusimbi n'imikino y'amahirwe abandi bagahitamo kwiba bakoresheje guhakinga ibintu by'abantu kugira ngo niba hano vendredi samedi bari bashatse kumhakinga barabikora bahora batripota baruharira barampamagaye bagize gutyo no basigaye barazanya amayeri kandi nari impari ibi bintu ntabwo byakorwa n'umuntu araciye mu ishuri ati nyobeje ibiceri 300 ntabwo yabiyobeje ahubwo yarayohereje ngo yaravuze ngo barayohereje noneho aza no kuri balance urayabona ko bayampaye batinagira ngo nishyure umumotari umunyonzi yavuze umunyonzi bahita bashwana cyane numva kuri telefone nawe wabona ari ibiceri 300 kumva easy ndahita mbimusubiza nawe nimwe nimero nyabahereza nimero ngasanga ntiriho ariko sinzi ko nabeshya ngo ugira gutya mitahamagara ari umukobwa aha ni kuri MTN twe tukubaze witwa Ntambabazi Jean Baptiste wavutse ku itariki y'umwaka n'itariki y'ibeshye avuga ukwezi n'umwaka navutsemo
ikintu cyantunguye Mushumba yavuze transaction yawe yose navuye historique hanze arayavuga babibwirwa hari n'iki nk'ibihumbi 100 bivuye i Burundi ngo nawe wakiriye ngo so wese tinigiye ngo rero ngo turabona ngo wanze gutanga iyo turuwasa ngo tugiye gufunga konti yawe ahubwo no murafunga giye mu nimero nyabaye ngo uwo muntu murazanye ngo nababyitaho n'iki ndamubwira ni kwego rwamye ntago birimo ngo reka nguhe nimero imibare ukanda ndamubwira nti muteka mutwa yego uzi ko nasamagara kuri MTN bakambwira ati amafaranga nta nubwo yavuye kuri telefone yavuye kuri transaction za bank ya abantu bamenye urumva ibyo bintu byakorwa n'injiji oya bitamamagara umuntu mu nzego z'ubushinzwe umutekano harambwa ati abo bantu bazonza abantu ko baguha profile yawe yose amakuru bayabonye ninde wamenya guhakinga ibintu byo muri MTN akabimenya bari umuhanga akamenya transaction zawe ikintu bakora babura umubare w'iki ariko ubundi bakaturangije ibyo umuntu w'umuhinzi yabimenya nibwo nabajije barambwira ati no kubafata ntibyoroshye aba babikora bibereye ku boda ko n'ubundi uhagaze ku boda ya Tanzania wahamagara mu Rwanda uri ku boda ya Uganda wahamagara mu Rwanda iyi Burundi wahamagara mu Rwanda tuhanamubona rero urumva ibyo bintu barashaka gukira ku ngufu ariko bizabashyira mu byaha ariyo mpamvu na ziriya nganda bafunze bakoreje ethanol na methanol itariyo yica abantu bagahuma abantu bakeneye gukira ku ngufu baraduha amandazi arimo ibigori baraduha ibigori nk'amandazi baraduha ibintu izi nganda z'ibiryo utamenya ngo ni ibiki baraguha capati irimo ruvire ubundi mu mateka nta capati ijyamo ruvire njyewe niyo mpamvu nacitse kugura ikintu cyose mu nzira baraguha amata arimo ibindi bintu by'ifarini atariyo yenyewe bibe ubundi njyewe nkunda isambusa pe ariko simpfa kuyigura ahantu hose mbonye ariko amahirwe hari aho nabonye isambusa z'inka zaranabuze burundu n'izihene basigaye bakoresha izi nkoko hanyuma z'inka zipfa kubona urumva harimo ya nka yapfuye bakaba bayibaga mbega ukabona abantu bafite inyota y'amafaranga yo gukira cyane kuruta gutekereza ku buzima bw'abantu aho rero iyo utaharebye leta igomba kuhareba yego kuko leta ni umubyeyi wa twese ureberera inyungu za so rero umuntu ufite bano bana nawe uteye utyo nawe mugabo ateye gutyo n'umugore uteye gutyo nta kintu tugutegerejemo usibye guhinduka yego buriya sinzi reka nsoze mvugira ijambo gutekereza neza bitera imana gukora gutekereza neza bitera imana kandi ugakora ufite inyungu ushaka ameshatu cyambere kwipromotinga wowe ubwawe yego kwizamura kazamura igihugu yego kazamura n'iryo torero wanazamuye n'umuryango wawe ni ikimana dushyiriye ku isi no kuza kuyihindura wisiga uko wayisanze ntabwo waje kuyishyiramo umwanda isoya ntabwo waje kuyishyiramo ya gahunda ya mu gitondo uzindukirayo waje kuyihindura ikaba nziza igihugu kikaba cyiza maze ukazataha nk'intwari bifurije umugisha w'Imana kubaho si amahirwe kubaho ntabwo ari tombora kubaho nihishurirwa no gukora no kudacika intege yego kindi ugomba kwemera amabwiriza n'amahame ya leta y'igihugu bamo kuko bo bareberera umuturage direct yego kandi iyo utinze kubyumva bafite inkoni eshatu hari inkoni yo kukwihaniza hari inkoni y'amande yego hari n'uburoko yego rero bagusekura imwe muri izo inkoni yo kukwihaniza warning stick ya kabiri amande yego ya gatatu uburoko kandi ugahita utakaza amahirwe wakatirwa amezi arenze 6 ugatakaza byinshi muri leta yego ziyamamaza mu buyobozi kuyeho icyo bita ihanagurwa busembwa soro nibyo ko dukwiye kwitonda amahirwe aracyahara ariko wikumva buriya nkubwiza ukuri kunywa ibiyobyabwenge cyangwa iki kiganiro nanjye kunze kugira ngo uryame ngo uruhuke umeze nk'ujyanye hejuru mu ngoti nibyo ubwonko urabusinzirije ariko ibibazo byo biracyakanuye kandi biri multiplier buri munsi uraza usanga bigihari oya biri multiplier ntago bihaguye birikuba biba byinshi kurushaho none bitikuba okay iyo bimeze nka rambere
Okay. sawa ndagushimiye mushumba ku mpuguro n'inama utugiriye ubwo muhanga yumvise merci beaucoup murakoze